ucungane n'agakiza kawe kandi reka nkubwire ibyo utemera n'ibyo udashaka ntukabikorera abase cyaba ari igihe cy'izuba Imana ikaritanga kuri twese ntago ndabona abapagani bize ngo Imana ibima amanota yo gutsinda kuko ari abapagani. Mukunzi wa Mama Charlene official tuguhaye ikaze mu kiganiro cyiza tugiye kubana na Mama Charlene. Turagusuje kandi aho uri hirya no hino hatandukanye ukomeze kugubwa neza cyane mu mpande zose urimo zisi. Tuje rero mu kiganiro tugiye kugirana na Mama Charlene. Mama Charlene tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza cyane? Tumeze neza. Uguwe neza cyane. Sohuza rero abakunzi bawe. Ndabashuhuje mwese abakurikiranye Mama Charlene official. Ndabashuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye uko munkurikirana. Turabashuhuje namwe abo mu bihugu by'ababanyi by'abaturanyi. Turasuhuza abo muri Amerika ya ruguru ndetse n'iyepfo. Turasuhuza abo muri Australia, turasuhuza mu bihugu bitandukanye muri Afrika. Kandi dukomeje gusuhuza n'ubundi abashinzwe umutekano, abapolisi n'abasirikare, abaganga. Mwese aho muteraniye naho muri ako kazi katoroshye natwe turabashuhuje. Ndabizi ko mujya mudukurikirana, turabazirikana, tubahoza ku mutima, turabasengera kandi ndabizi neza ko n'Imana ibakunda kuko mudufatiye runini. Namwe rero turabashuhuje kandi turabakiriye kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu. By'umwihariko ndasuhuza namwe mukomeje kunyandikira kuri comment ndetse n'abakomeje gukora subscribe. Mwese Imana y'amahoro ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Yego. Murakoze cyane. Hari n'abandi bantu ariko mba nibagiye bakomeye cyane. Nabo bapepere rwose. Abantu rwose ba cameraman banjye bafasha muri uyu mwanya n'abanyamakuru mwese. Muri abantu bakomeye. Amen. Muri abantu bakomeye cyane. Imana namwe ibahe umugisha kandi ibazirikana. Amen. Hanyuma rero hari ubutumwa Imana yagiye guha mu myaka yashize bugiye butandukanye. Ubwo butumwa wagiye ubwigisha, nagira ngo wenda tugende dukuramo bumwe mu butumwa tuzakomeza kugenda tugeza ku bakunzi ba Mama Charlene official kugira ngo bazajye babubona ndetse bugire icyo bubafasha. Ubutumwa Imana itanga ngira ngo ushobora kubutanga mu gihe cy'icyo gihe ariko bukaba nanone ari ubutumwa bushobora gufasha ab'ikindi gihe nk'uko ijambo ry'Imana ryanditswe mu myaka ya kera rikaba rikidufasha umunsi ku munsi. Ubutumwa ndagira ngo tuze kugaruka ku butumwa nigize kujya numva wigisha uvuga ngo dukundane nk'itegeko. Sinzi ukuntu ubigira. Dukundane ku itegeko nibyanga ni kumbaraga kuko wowe wanga ntaho uzamukira. Dukundane ku itegeko nibyanga ni kumbaraga. Nuko ngo dutegetswe gukunda no kumbaraga. Hari itegeko ry'Imana rivuga ko tugomba gukundana. Rirahari. Ariko nimba turirenzeho ntidukundane ubwo ni kumbaraga kuko nubundi wowe wanga ntaho uzamushyira. Ubwo kumbaraga nihajemo imbaraga z'umubiri. Oya ni kumbara hoya buriya ntanga ibisobanuro uko mbisobanura. Mbwira abantu yuko wowe wanga ntaho uzamushyira. Ariyo mpamvu ugomba kumukunda kumbaraga. Yego. Nibwo tugiye kugarukaho n'ubutumwa nagiye mbona bukakaye cyane. Ariko ntago bukakaye kubera yuko nubwo bukomeye ariko abo bubwirwa burahari. Ntago suzi inzangano ziri mu nsengero. Ndazibona. Yego. Ya hanyuma rero ngira ngo noneho nibwo twahita twerekezamo wenda muna turagize Imana tugahita tuza twerekeza muri ubwo butumwa Imana. Mana turagushimye cyane kubw'inzira nziza waduciriye kugira ngo tuboneke mu maso yawe kandi tukugira ngo tukubere akanwa hanyuma ubwire abantu batuye isi. Turagushimye kuko wadushoboje kugeza muri aya masaha. Ni imbaraga zawe zibikoze kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamara. Hanyuma natwe twakwemereye kukubera igikoresho abandi baguteze amatwi kugira ngo bumve ibyo uvuga kandi unyuze muri twe.
turakwinginze kugira ngo uduhe umusada ukomeye, uduhe amagambo y'ubuhanga n'ubwenge, amagambo asize amavuta, amagambo ahambura abahambiriye, abohora imbohe, amagambo akura abantu muri gereza z'ibyaha. Ndakwinginze kugira ngo mwami udufashe muri uyu mwanya, ugaragarire muri twe kandi ukorere muri twe, udufashe twese uko mwami waduhaye kugira ngo tugukorere. Buri wese ari gukoresha impano ye, ubane natwe muri uyu mwanya kugira ngo abantu barusheho kwaguka no kunguka. Ndagushimye ko udufashije abagiye kuvuga kandi n'abari bwumve nabo ukaba ubafashije mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Ubwo butumwa rero wenda mbere yuko tunabwinjiramo, mukundane ku itegeko, nibyanga bibe kubw'imbaraga cyangwa se nibyanga bibe imbaraga. Imana yabubahaye ryari, byari bimeze gute icyo gihe? Uko biri kose ubu butumwa mbuhabwa ntago nabuherewe mu mwaka umwe. Nari mfite ubutumwa 27 muri 2020 niho bwiyongereye. Nagiye mbuhabwa mu byiciro bitandukanye. Ubu butumwa rero nabuhawe muri 2015 bwitwa ngo ni mukundane ku itegeko, nibyanga ni ku mbaraga. Nicyo gihe nabuherewe. Hari n'ibihe nari ndimo kuko ngewe Imana ntago ujya gupfa kuntuma. Ahanini intuma kubera ibyo nabonye, ikantuma bitewe n'ibyo numvise, ikantuma bitewe n'ibyambayeho, cyangwa ikantuma bitewe, mbese ifite ahantu henshi ihera kugira ngo intume. Rero ubu butumwa nabuhawe muri 2015. Wenda njya kubuhabwa, yego, nari nicaye ahantu mu iteraniro. Mu rusengero. Mu rusengero. Hari ku cyumweru, hari mu mibyizi. Mu mibyizi. Nari nicaye mu iteraniro, hanyuma nkaba mbireba nyine inzangana abantu bafite. Ariko nka nanone ukabona wenda nimba umuntu yinjiye mu rusengero abantu bahise barakara. Nkabona urwango abantu bafite mu rusengero bafite hagati yabo. Nkabona n'ukuntu abantu bababaye babaryana cyangwa barebana nabi. Ariko nitegereje sanga Imana iragenda isura ubwenge bwanjye, ibuha gutekereza. Icyo gihe fata n'ikaramu ndandika. Ndebye ukuntu abantu bangana, ndareba nsanga uranga umuntu ariko nturi bumusohore, uranga umuntu nturi bumwirukane, uranga umuntu ukwicaye iburyo undi kuri ibumoso. Muri make urakebuka iburyo umubone, nukebuka ibumoso umubone, nuhindukira n'inyuma uri bumusangeyo. Nibibe naba ngombwa nureba no kuruhimba imbere uwo udashaka umubone. Sanga abantu badafite n'urukundo rumwe Imana itegeka, bakishakira urwabo rwo kumbaraga. Kubera yuko udashaka n'uwo utemera nta bushobozi ufite bwo kumushyiguraho aho ari. Kandi mbona ko kwanga umuntu udafitiye ubushobozi bwo kugira icyo ukoraho birwaza umutima, bikambura n'umuntu ibihe. Kwanga umuntu udafite icyo wakoraho, utanashyigura, birwaza umutima. Ubwo ikiba gishoboka ni ikihe? Igishoboka ni ukumukunda ku itegeko ry'Imana, byakanga ni ku mbaraga. Noneho uramugira utese, uramushyirayo. Ubwo ku mbaraga ni ukubyihingamo mpaka ubonye urwo rukundo, ukanabisengera kuko birarwaza. Uzi kwanga umuntu uri buguteresha ikorasi kandi ukayikiriza. Uzi kwanga umuntu uri buguhagarara imbere akakuyobora ngo ntumukunda. Uzi kwanga umuntu muririmbana, uramwanga se umwirukane muri korari kandi korari atari ikigo cyawe washinze. Uramwanga mu itorero se umwirukane kandi atari ishyirahamwe ryawe ngo bakuremo. Uramwanga muri gurupe mubanamo se kandi atari muri saro yawe yicayemo nibura ngo umusohore. Uramwanga kandi akubita umudiho imbere yawe. Uramwanga gute? Imana yari iri kumbwira abantu bo mu nsengero ukuntu umuntu agira urwanga akanungunika, ntuzasimukunda, ndamwanga. Nabonye aho abantu rero bakwanga
ariko bajya kubona bakabona uri kugenda urushaho guseka no kugubwa neza. Noneho nkahita mvuga ngo none se ke nanjye byamaye isomo, none se uriya kutamushaka ukaba umubona kwarakara kandi we akaba ari kwibyinira, nturi burwaye n'umutima. Kandi iyo udashaka umuntu namaze kumenya ko hari ababa bamushaka, niyo utemera umuntu hari ababa bamwemera. Bishatse kuvuga ngo urwango rwawe ruba ari ukuhagira inkoko. Kuhagira inkoko. Inkoko uzayitera amazi urebe ntayifataho. Ugasanga umuntu aranga umuntu ngo uramo pastor si mushaka. Ntumushaka se hari akazi wamuhaye, hari butike yawe acuruzamo. Batuzaniye umupasiteri utamize. Wamushatse ku mbaraga ntaho uzamushyira. Ariko ngewe uriya muntu kunatera ikora simbyemera. Nimba utabyemera agakayitera ukarakara, hari abayitera, arayitera, hari abamwenyura. Ariko uramwigisha badutumiriye rya jambo yatwigishije si ryo nge sinafashijwe. Ntago wafashijwe ariko hari abafashijwe. Kuko ubu utemera hari abamwemera, ubu udashaka hari abamushaka, ubu udakunda hari abamukunda. Bishatse kuvuga ngo iyo wanze umuntu abandi bakamukunda urwara umutima. Ubwo rero ni Imana yashakaga kubwira abantu ko bishakamo imbaraga zo gukundana, kuko nubundi kwanga umuntu utafite icyo ukoraho bitera toroma. Yego, umuntu ahura n'ibibazo. Yego. Hanyuma iryo tegeko ry'Imana nimba rikunaniye ni kumbaraga, kuko uwo wanga ntaho uzamushyira, nta naho wamucikira. Hanigiye umwifuriza gupfa wowe ugapfa mbere ye. Mureke mbabwire, Imana abantu ntago bayizi. Ababi n'abeza bose burya barayikorera. Umubi ishobora kumukoresha kugira ngo atyaze umwiza. Kandi mu itorero habayeho abeza gusa, n'abeza baba babi. Burya iyo hari abantu babi hakabamo n'abeza, nibyo bituma abeza bakomeza kuba beza. Kuko mu itorero hatarimo abagome n'abacuyi, ntago mu masengesho yakorwa, baba baradamaraye. Abacuyi bashobora gusenga? Oya, naho atasenga no kudasenga nabyo hari icyo bivuze imbere y'abasenga. Nese nk'isengesho ry'umucuyi ku basenga bo baribona bate? Oya, isengesho ry'umucuyi ubundi ukuvuga ngo umuntu mubi yasenze, nabyo ni isomo kubitwa ko ari abeza. Kubera iki? Nese ntibashobora kumubona bakagira ngo ntabwo iryo sengesho riri kumuva ku mutima n'iry'ubucuyi. Ubundi hari ibintu bitanatureba. Ubundi se umuntu aramutse asenze ari mubi, kwaba adasenga emerita, akaba adasenga umuntu runaka, Imana nibona ari mubi izamwibwirire ngo ntuzongere kunsenga. Nimba yisenga ikumva, yayisenga ikamugirira neza, yayisenga ntimwirukane, ubundi ibyo biba bikwese kutubera imizigo. Ariko urabibona ko biri no mu nsengero abaturiye iryo yazamura ntiryarenga iki gisenge. Uko biri kose abantu ntago bafite igipimo cy'abasenga rikagerayo. Kuko burya Imana nasanze iteye ubwoba. Imana itandukanye natwe, Imana itandukanye na ngewe. Ahantu namenyeye ko Imana ari Imana ni kuri Hagayi na Sara. Nabonye ukuntu Imana yirukana Hagayi, yabwiye Isaka Aburahamu, iramubwira ngo kora ibyo Sara akubwiye. Irukana nde? Hagari. Hanyuma baramwirukana, ariko amuha amazi mu mvumba. Ngo ageze mu butayu amazi arakama. Amaze gukama rero ngo ariheba, ngo ajya ahirengeye ngo arebe ko umwana w'uko apfa. Ariko Imana ngo irazibwira Hagari ngo ni iki kiguteye kwiheba? Ngo amazi yakamye, humura, ngaho genda unywe dore iriba. Wakibaza ngo hagati ya Sara na Hagari uw'Imana yangaga ninde? Ko yamwirukanye kwa Aburahamu sikamukurikirana. Ibintu by'abantu ni Imana, abantu bajya babigendamo gake. Gusa ikintu nabonye, nasanze Imana ari umubyeyi, hanyuma natwe tukaba abana. Kandi umubyeyi yabyaye abanywi b'urumogi n'indaya. Ntago ndabona umubyeyi wikuyeho abana ngo abirukane ngo kuko ari ibihararumba. Imana rero abana bayo ifite ukuntu ibatwara. Umunsi wo kurobanura intama n'ihene ni umunsi umwe wo ku munsi w'urubanza. Tukiri muri ubu buzima, Imana yashakaga ko abantu bakundana. Kuko nimba ari ikintu kibabaza,
ni ukwanga umuntu utagira icyo ukoraho, ni ukwanga umuntu utakirukana mu rusengero, ni ukwanga urwango rw'umuntu ntabwo rwagusohora mu rusengero, urwango rw'umuntu ntabwo rwakubuza kubyara inda utwite, urwango rw'umuntu nta kintu rwahindura ku buzima bw'umuntu. Abantu rero niyo mpamvu bakwiye kwishakamo iki? Urukundo mu mbaraga, ku mbaraga, ni ku mbaraga wanga ntaho uzamushyira. none se nk'ubu hari abantu badukurikiranye wenda bafite ikibazo cy'uko hari ababanga, umuntu akajya hari akishyiramo yuko hari umuntu umwanga, wenda nta n'umwanga, ari uwo mwuka afite muri we, uwo muntu we n'iki wamubwira? Umuntu rero ufite ikibazo yuko hari umuntu akeka yajya acaho akumva baramwanga, uko biri kose nta nubwo ubundi se kuba abantu mfite ubutumwa buvuga ngo uwakwanze ntacyo yaguhombeje, n'uwagukunze ntacyo yakunguye, iyakugiriye umumaro niyahabaye, imwe yavuze ngo ubeho ukabaho. Umuntu ushobora kugenda rero yikeka ngo baranyanga, ibyo bikaba iturufu cyangwa ubuzima, ntago bakwiye kubitindaho. None se ubundi nta muntu wagukunda ngo agire ikintu ahindura Imana itabyubatse, nta n'uwakwanga ngo agire icyo akuraho Imana itabyemeye. Niyo mpamvu umuntu aba adakwiye gutinda ku bamwanga cyangwa n'abamukunda, kuko abantu bashobora kukwanga kubera impamvu cyangwa bakagukunda kubera indi, kandi namenye ko abantu bajya bagukunda ntacyo bahaye bakakwanga nta n'icyo ubutwaye. Umuntu ajya arebana n'Imana ye, burya Imana yonyine ikwikundiye. Hari umunsi umwe nigeze ndira ndababara ngo abantu banyanze, ni kera kandi bari banyanze, bankoreye udushya, maze ndarira ngo banyanze, ndarira, Imana ije kumpoza. Haleluya. Irangije irambwira ngo mbese abantu bose bakwanze nkakwikundira ngo hari icyo bigutwaye? Mbese yari bimbwiraga numva iri no kumpoza, bakwanze nkakwikundira hari icyo bagutwaye? Kandi koko ndavuga nti ubundi Imana yagukunze nta wakwanga. Nta mpamvu rero yo gutinda ku bantu ngo bakwanze, nawe uba wikeka amabingo. No kuvuga ngo yumve ko Imana niyo bamuvaho, Imana yo ntago yo yamuvaho, kubera imbabazi zayo ziruta imbabazi z'Imana ziruta urwango rw'abantu, Imana se shenge niyo uri mubi kwigukunda tamenya ibyayo n'abantu bayo. Hanyuma rero Imana iguhaye ubwo butumwa, utangira kugenda ubutanga hirya no hino, ushingiye ko wari mu rusengero mu mibyiza ahantu runaka, urebye ku ruhande ukabona Imana itangira kuguhishurira ubwo butumwa. Utangiye kubutanga nta ntambara bwazanye, kuko nzi ko ubutumwa bukunda kuzana intambara. Ubu butumwa bwitwa ngo ni mukundane ku itegeko n'ibyanga ni ku mbaraga, uwo wanga ntaho uzamushyira. Ni ubutumwa abantu bakiriye neza, kuko nabujyanaga ku mudugudu ugasanga abaririmbyi bararebana y'ingwe. Navuga inti wo muririmbana ntacyo uzagira ute, ndetse naragendaga nkicara muri korari, into zakebuka iburyo mubone uwo wanga, nukebuka ibumoso umubone uwo wanga, nuhindukira inyuma umubone, nabivuga ugasanga uko bicaranye iburyo n'ibumoso hari abo bafitanye amakimbirane. Ni ubutumwa abantu bumvise kandi baca bugufi, ukabona amakorari yose ageze gute arahagurutse. Wasohoka bakakubwira ati burya ninjye wavugaga ati nuko burya bimeze gutya, burya afitanye ikibazo na ntuza, nukuri ninjye wabwiraga, Imana imbabare nanjye ngiye kwishakamo imbabazi zo kubababarira. Ni ubutumwa rero Imana yari iri kubwira abanyamatiku bo mu nsengero n'abangana. Uzi kwanga pasiteri ngo baramwimuye baramuzanye, uvuge ngo uramwanga se waramwimitse ajya kuyobora buri munsi? Uzi kwanga umuntu ukuyobora, ukubwira ngo icara ugahita wicara, kandi burya ntiwasigara uhagaze abandi bicaye, ukubwira ngo ni mubyine, naho wowe utabyina wabona abandi bamuyobotse babyina. Burya nabonye ikintu kiryana kurusha kanseri igiye kwica umuntu wanga akaguteresha amakorasi bikurure nyine. Ugasanga umuntu yeshyezemo umuntu atari umuntu ndamwanga, kandi koko hari n'abantu baduhemukira bafite n'izo mpano, ukabona aragera imbere y'abantu akabwiriza, undi akanakubwirizaho, agahera kurwara akageza ku mutwe ari wowe yigishaho. Biba binagoye Imana igitanga n'imbaraga.
kugira ngo rero ufashwe n'uwo muntu ni danje. Niyo mpamvu babisabye ko umuntu abona imbaraga. Ukaba umuntu araguhemukiye. Uzi ko umuntu bagiranaga ibibazo mu makorari ugasanga guhimbiye ikorasi. Runaka ejo niwe uzayitera agahita ahimbira ikorasi wa muntu. Akagukubitira mu bitero nk'amagana wa mama Vanessa ati umugabo wanjye namukubitiraga mu bitero. Iyo umuntu akagukubitira mu bitero hari n'umuntu ugukubitira mu ijambo. Musengero rero ibyo bintu by'inzangano by'amatiku byo guhangana byo kutemerana Imana yabaga ibabwiye ngo mukundane ku itegeko byange ne ku mbaraga uwo wanga ntaho uzagira ute ntaho uzamushyira. Urugero naranabirebaga nanjye nko ku rusengero nkareba ukuntu abantu banyanga. Uranyanga se nta hantu uri bunshyire? No, ni intebe yanjye y'imbere ndi buhicare. Wakundaga kwicara imbere? Niho ndahakunda cyane. Iyo nagiye mu rusengero niho nicara. No kuva nakizwa ariko kuko nitegeko nahawe Imana yarambwiye ngo nkwicaje hano imbere kandi ninagaruka nzahagusange. Kandi Imana yari izi ko ibizahankura bihari. Ugasanga umuntu arakwanga ukabona barimo barajujura kwinjira bakajujura naba nibyiniye nafashijwe ngo nkura mugora bari gufashwa niki. Ariko nusibye kuvuga nta uri bugushyigureho. Niyo mpamvu rero byamaye isomo. Umuntu udashaka mushake ku mbaraga. Hari n'ureba akavuga ati ariko nkuri yafite amavuta ubundi birabina ari kubwiriza biriya. Oya ahubwo ajye ninjiraga nko mu rusengero. Ninjiraga mu rusengero kuko gufashwa kwanjye sibyo n'ingingo. Mu bintu Imana yampaye kado y'umunezero. Kuko na kera bakikimpishye. Na kera bakimpishye. Ntago rwose wari kumurushye ngo ndeke guseka ntibiba. Nagiraga umunezero n'ubu kandi nikomeza. Hanyuma rero nakinjira mu rusengero baririmbye bakubitamo indirimbo nkumva nahaguruka nyine nkabafasha. Ngewe nta korari yose iririmbye indirimbo wabo yize wafashwa. Iyo baririmbye nkumva irankoraho. Nkumva nahaguruka nyine nkahaguruka nkabafasha ngasanga bakaryana ariko uyu mugore yinjira akakanya mu rusengero agahita afashwa. Ubundi se ni ngombwa gufashishwa mu rusengero ko gufashwa byestaye muri ngewe. Ugaze ngo yitafashwe umwanya. Okay, nibyo nyine nibicanege by'abadayimoni. Hari n'igihe shitani akakubwira ati ntuzongere gufashwa nibizo ujye ubizinya. Ako kavuga uti mva inyuma shitani. Nuko abantu rero bakundane ku itegeko nibyanga ni ku mbaraga. Uwo wanga ntawe uzamushyira. Turacyari rero muri ubu butumwa Imana yahaye Mama Charlene. Iyi ni episode ya mbere y'ubutumwa. Hanyuma Mama Charlene nagira ngo wenda uturamburire neza muri rusange wenda uko Imana ikuyobora kugira ngo ubutugezeho neza. Urabanza urebe ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 12 kugira ngo nongere mbusobanureho gatoya dusoze. Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 12. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 12. Bibiliya iravuga ngo ngira itegeko ryanjye mukundane nk'uko nabakunze. Ndumva ari iryo. Ayo na magambo meza ngo kubw'itegeko ryanjye mukundane nk'uko nabakunze. Imana impubu butumwa abantu benshi twagiye tubwirwa urukundo inshuro nyinshi. Imana ikatubwira urukundo hano hatandukanye, ariko nudakunda umuntu kubera itegeko ry'Imana uzamukunda ku mbaraga. Kubera iki? Uwo wanga ntaho wamushyira. Kubera yuko impamvu mukwiye gukundana ari abaririmbyi mugakundana, abayobozi bagakunda abayoborwa, abayoborwa bagakunda abayobozi. Nagira ngo mbabwire ngo itorero cyangwa mu murimo ni mu murima ahantu hanini Imana yagiye ifata abakozi hanyuma igenda ibashyira mu myanya bagomba guhingamo ibaha n'amasuka. Kuba wabona umuntu mu murimo w'Imana ntimubane neza cyangwa ntimukundane, umuhoye uko ari cyangwa uko ameze n'ibyo akora bitajyanye, nagira ngo mbabwire ngo nyir'umurimo cyangwa nyir'umurima arahari. Nubona umuntu Imana imuretse nawe ujye umureka,
kuvuga ngo uriya mukobwa yarananiranye ntakwiye kuba umuririmbyi, ntabwo akari akazi kacu, kubera yuko Imana ifite ubushobozi bwo kugira abo yirukana ikazana abandi. Nubona umuntu Imana imuretse akaririmba, nashaka baririmbana amanyanga biramureba, Imana itaramukozeho nta kintu bigomba kukubwira. Kandi ikindi, ntago abantu baducururiza ngo baraduhombya, ntago baduhingira ngo baradusibira, nimba ari babi nibibareba, Imana babikora iri kubareba, babikorera ku birenge byayo. Nimba babivanga nirambirwa cyangwa nibiyirenga cyangwa ikumva yuko itabishaka izabirukanye. Abantu Imana yihoreye, wowe ubashakaho iki? Kugeza ubwo umuntu abantu muva mu nsengero mukanga guterana kubera abandi, kugeza ubwo muva mu makorari mukanga kuririmba kubera bagenzi banyu, kugeza ubwo uvuga ngo sinayoborwa na runaka, nibatamwimura uyu muyobozi, nibatamwimura nanjye ntago nzaguma ahangaha. Ubwo se koko ubundi uzajya ugendera ku muyobozi runaka, nanagwa muzagwana cyangwa napfa muzapfana? Tugendere kuri Kristo, tubariwe twubakaho. Ikindi ni mukundane ku itegeko. Mureke mbabwire, kwanga umuntu udafite icyo ukoraho, ukanga umuntu utashyigura. Reka mbabwire, ahantu nabonye ibi bintu bikomereye. Umuntu uramwanga kuko muririmbana, ukamwanga. Ariko ibaza umuntu muririmbana mugafatana ibihe by'iminsi 3 musengana, ibaza umuntu mujyana ku ruhimbi mwese mukabyinana, iyo ni imigozi kuboshye. Uwo muntu wanga ni umugozi, mwibohore, urebane na Kristo wakuzanye muri korari, urebane n'Imana yaguhaye umurimo. Abantu babi ntabwo Imana yaduhaye akazi ko kubareba, Imana izi uko izabagenza, kandi mujye mwigira ku byo mureba. Ntabwo imvura irakatangwa ikatire mu mirima y'abakiranutsi, abanyabyahi bareke. Mureke mbabwire, iyi ni Imana irambura ukuboko igahaza ibyaremwe. Ntabwo ndabona Imana irobanura imirima y'abarozi. Ntibahari se abarozi baturoga? Turabazi muraroga. Hari n'abibwira ko tuba tutabazi ariko tubazi. Ariko sindabona mu mirima yacu hagwa imvura hanyuma ngo habo hacana izuba. Iyo ari igihe cy'imvura Imana irayitanga kuri twese, cyaba ari igihe cy'izuba Imana ikaritanga kuri twese. Ntago ndabona abapagani bize ngo Imana ibima amanota yo gutsinda kuko ari abapagani. Mbona abakristo batsinda n'abapagani bagatsinda. Turi abana b'Imana, Imana ni umubyeyi, ifite umwanzuro izanzura kuri buri wese. Ariko nimukundane mu nsengero. Nimba udashaka umuntu Imana iramushaka, kuba utemera umuntu kwawe Imana iramwemera, kandi ntago uzi ikintu Imana imwemerera. Imana rero ibababarire nimukundane. Ugasanga umuntu ati njya uriya mwigisha sinkorana nawe. Ese uwo mwigisha nimba mudakorana nta bandi bakorana? Nimba utafashijwe waretse abandi bakifashirizwa, maze wanatanga. Ese we wanatanga, ese we buriya wumvise, buriya hari icyo wumvise? Nimba utumvise abandi bumvise. Ariko sha yewe nkuri yajya kuba pasiteri bamuciye iki? Ibaze ni ukuri. Erega kuri iyo mubona niki Imana yamuciye. Nyine ibaze, uzi ko mwinjira mukinje no mu kazi k'Imana. Umuntu akicara atariko nkubi iyi gahunda ko kwimeze gute? Ibi bintu babipanze nabi. Ibyo ubona bapanze nabi hari ababonye babipanze neza. Ubutemera hari abamwemera. Niyo mpamvu ni mubohoke. Kandi iyo ufite mukusha ugira abantu banga, ukagira abantu wanga, uba ari umugozi uguhambiriye. Ijambo ntaho rinyura, impuguro ntaho ijya. Imana nta n'ikintu yagupangira mu iteraniro ngo wumve, kuko uba uri kurebana n'abateye amakorasi muzirana, ukareba abaririmbyi udashaka, ukareba umuyobozi utemera, uhora uzerera nka roho mbi. Uko waje ni kutaha winjirana abadayimoni nk'icumi ugataha ufite nka 30. Wikibohesha abantu. Tujya gukizwa ntago twaje dufunze mu ipakimwe. Ntago Imana iduha agakiza twaje dufunze amaduzeni cyangwa mu ikarito ngo idufungure tuvemo twese. Buri wese afite uko yaje. Ucungane n'agakiza kawe, kandi reka nkubwire, ibyo utemera n'ibyo udashaka ntukabikorera abandi kubwawe ruhande. Ujye ubana n'abantu bose amahoro. Hanyuma Imana y'amahoro nibaha umugisha, Imana y'amahoro ikomeze kubishimira. Nimukundane ku itegeko, nibyanga ni ku mbaraga, uwo wanga ntaho uzamushyira.
uwo wanga rero ntawe uzamushyira. Tunabisohoye mu rusengero tukaza no mu buzima busanzwe, abantu bakundane kavuga ati uriya muntu sinjya mureba kuri YouTube cyangwa YouTube sinayire, ariko wajya handi ugasanga bari kuyireba ngo gwiki ntago nzakora subscribe, wajya kona abandi barazikora buri kanya. Yego, abantu bakundane, abantu ni bakundane kandi bashyigikirane. Abantu ni bakundane kandi mbese ubundi kubwe w'iruhande ujye ubana n'abantu bose amahoro. Twasomye ijambo rivuga ngo iri niryo tegeko mbahaye, nuko mukundana. Hari n'ahandi havuga ngo mukundane nk'uko nanjye nagize gute nabakunze. Yego. Imana ishimwe cyane ku bw'ubu butumwa. Sinzi nimba wenda hari ikindi mwakongeraho mbere yuko dusoza dusenga. Ikindi narenzaho, nagira ngo mbwire abantu ngo bajye biyambura imigozi ibaboshye. Ntago mbyumva ukuntu umuntu ananirwa gukundana cyangwa kwemera uwo basengana kandi ajya yemera umurozi umuroga buri munsi. Ugasanga umuntu rwose ati ibi bintu sinabivamo, aba bantu baranyanga. Ugasanga amateraniro yayacitsemo kubera iyo ntego. Ugasanga urusengero rwimutsemo yagiye mu rundi kubera iyo mpamvu. Ko umuntu yihanganira umurozi umuroga, ko umuntu yihanganira uwo bakorana mu kazi w'umupagani, kuki mu nzu y'Imana tutakihanganira? Kubera iki se umuntu yihanganira umwana w'umubangamiye, umuntu akihanganira umugore we mubi wamuzengereje, umuntu akihanganira umugabo we wamuzengereje, umuntu akihanganira umuturanyi umunywesha amazi, kuki mu nzu y'Imana tutakihanganirana? Ngewe nta nubwo njya niyumvisha ngo pasiteri mubi, pasiteri aba mubi se nzahurira he nawe? Umuntu uza kunyobora rimwe ku cyumweru yakora ishyano akaza mu mibyizi, akaba hagati yanjye nawe hari intera za metero zingana kuriya, ari ku ruhimbi nanjye ndi mu ntebe. Uriya muntu ni gutananira kumbana nawe. Umuririmbyi muhura muri repetition ya nimugoroba, mugakubitana mugiye ku gatuti mugiye kuririmba, ni gutakunanira kubana nawe. Umuntu se ko abana na kanseri ari yimumunga, umuntu ko abana na corona ari yimwica, umuntu ko abana n'uburwayi bumunga amagufwa akarinda apfa, umuntu ko abana n'ikibyimba mu bwonko akabana nacyo kandi akakihanganira. Nkaswe umuntu gutuka ntibigukoreho, nkaswe umuntu mudahuriza ibiganza ku mbehe imwe, nkaswe umuntu mutogera muri dushe imwe, umuntu mutajyana mu buriri mumwe. Ni gute ubundi abantu mu rusengero batabana? Dore ko urusengero rugira n'imiryango myinshi. Hari abantu ushaka kumwe ngo bakunaniye kubana nawe, nkahita mbona ko wananiranye. Ngewe mu rusengero nta muntu wangora, ni ukwinjira nkakurikirana ijambo ry'Imana, uwo nciyeho inti uraho nkapopera nkabasuhuza, ubundi nkataha iwanjye. Ubwo sinaniwe kwihanganira umuntu muhurira muri repetition y'iminota ingahe, wazabana n'umuntu mu gipangu? Wazabana n'umurozi udashaka kubana n'umugabo wawe? Wabana n'ugutwarira abakozi? Wabana n'ugutuka akagutokoza? Ni gute mu rusengero abantu batagirana urukundo koko? Birababaje cyane ko dufite ibintu twihanganiye hanze. Ko abantu se bihanganira abana babo babatuka kandi barabatwise amezi 9. Kandi ikindi, mu nsengero twahuye twese dukuze, dufite ibintu byatubabaje aho twagiye dukata tunyura, turabyihanganira. Ko twe nka mugani wa bose babireba ati twanyuze mu bijanju harya byiki, ngo twanyuze mu bimene by'amacuma by'ibicupa, hanyuma turi kunyura mu bijanju by'ibicuma. Koko haba umuntu rero unanirwa no kubana n'abantu mu rusengero ngo bamunaniye, nge numva ari kwiyenza. Wajya ugenda se ukarepeta burya mu baririmbyi niho haba amatiku ya danje. Ukarepeta ubundi ugahita utaha iwawe. Umusanzu wa korari ukawutanga, ukubahiriza amasaha ya repetition, amasaha yo kuririmba. Wowe ntubabangamire ku giti cyawe. Abantu rero nibabane neza, kandi abantu babanye neza Imana irabasanga. Yego. Wabihuza gute none n'ijambo Paulo yavuze ngo niba bishoboka mu rwanya uruhande mubane n'abantu bose amahoro? Paulo rira jambo ni umuhanga, yari umunyamwuko ukomeye. Yari yaramaze kubona yuko hari abukamira amata bakagukamira amaraso.
yari yaramaze kubona yuko ko bwawe ruhande ukunda amahoro ariko abandi bakayanga. Buriya yari ashatse kuvuga ngo ni hazi intambara, hakaza intambara mu murimo cyangwa huri, ujye ureba yuko nta sasu ryawe ryari ririmo. Ni hazi intambara y'amagambo, ujye ureba ko nta jambo ryawe watayemo muri iyo ntambara. Kandi ni hazi intambara y'umuriro, umuriro watse, ujye ureba ko nta gashashi cyangwa nta kara ry'umuriro we wanazemo. Ku bwawe ruhande ujye ubana n'abantu bose amahoro. Niwumva bari gushwana uramenya ntibizaguturukeho. Nihaza gutandukana ntibizaba ari wowe biturukaho. Nihaza imyiryane ntibizaba ari wowe biturukaho. Ku bwawe ruhande bajye bakwango bakunde, bajye baguhiga ariko we ntukabahige. Niba kugenza uramenye ntibakakugenze, nibajya kuguhimbira wowe ntuzabahimbire, niba kugendaho ntuzabagendeho, ibyo bagushakira bibi wowe ntuzabibashakire. Nicyo yaravuze. Kandi burya Imana nayo yeje kureba iyo mu murimo w'Imana havutse induru, Imana iza kureba nyirabayazana. Dufite ba nyirabayazana bazi kwiyorobeka, akatsa umuriro yarangiza ageta yifata atya. Wamureba ukagira ngo ni umuntu kandi niwe wawakije, ariko burya Imana izi nyirabayazana. No kuvuga ngo abafite ikibiriti na essence barahari bazi gutwika kandi baceceka. Yego, Imana itubabarire cyane pe. Reka dusenge noneho dusaba kugira ngo umwuka w'urukundo w'itegeko Kristo yaduhaye wo gukundana kugira ngo ukomeze gutwarira muri twebwe, kandi nibyanga natwe dushyireho akacu k'imbaraga. Mana nziza, turagushimye ku bw'aya magambo y'ubwenge kuri izi mpuguro z'umugisha watunyujijemo kugira ngo abantu bunguke. Turanakwinginze cyane kugira ngo ufashe ubwoko bwawe, kugira ngo iyi message y'uru rukundo no gukundana no kubana amahoro hagati yabo igirira umumaro abadukurikiranye, igirira umumaro abazumva ubu butumwa, abantu baha imbaraga zo gutangana amahoro hagati yabo, kubakana no kugira urukundo rudasanzwe. Urakoze cyane, turagushimye. Ukomeze ugira ibyo wubaka mu rukundo byasenyutse. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Mwakoze cyane kubana natwe Mama Charlene, turagushimiye cyane. Abantu bajeho bakore subscribe kuri Mama Charlene official. Ni byiza ko ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu bawumvishe, ubutumwa bufasha abantu guhinduka mu myitwarire no mu mico no mu migenzereze yabo, kugira ngo ubusangiza abandi nabo bakorweho n'aya magambo. Kandi twizeye ko buri bugira impinduka mu mitima yacu ndetse namwe mu birebye. Hanyuma rero amahoro y'Imana akomeze gutwarira mu mitima yanyu. Mwakoze cyane. Amen. Amen.